urangiye wahuye n'ibyerekezo byinshi muri uno mwaka ngo wihakanye umwana w'umuhungu, umwana mwiza wa Oliva. Ubwo ni uburenganzira bwawe ko nanjye muri uno mwaka banyeretse umwana ngo nabyaye hanze mu byubahiro by'uwo muntu nashaka kuvuga, kuko ubu ngibyo biri muri Niba baranamuzi. Mu byakujyanye Burundi n'umwana mwajyanye na niyo nari njyanye ndabyibuka. None se gute umudade uri kuravuga Kamani Oliva wewe icyo yashakaga ko ari ukwemera ngo yego nta kintu ndi bumusapotinge kindi kwemera ngo yego nibyo byananiye se nanize nkora nibyo ngibyo byo kubana nawe namweka umuko kuki utemeye ngo yego nuko nzi nyine ko yego atari yego. Hari ukuntu ushaka kugira umukunzi ugasanga we n'umwe wo mwabyaranye urumva ahura mu bagabo bagiye batandukanye kuba ati uriya mwana w'abagabo batandatu, hari batenda, hari wakurakuje, hari wareze. Kandi zero kumeze neza uri hose mu kiyo giye tandukanye y'abasazurengeza wamegepfo ngero kuri of course nitwa cheketu ishyaka manajya murundi imeze bite cyane fresh na rebe ngo turacyariho turahumeka akabi naho kaje twahizwe kera ko twakomeje imfuruka baduteye agahinda reka turacyari mari nk'ibacanira amabuye wallahi bazovuga baruhe ni sawa cyane fresh nari ngukumbuye ariko nanjye meze neza n'abadukurikiye neza ko mumeze neza. Amagambo make ibikorwa byo bizabyivugira. Anje nari nkumbuye kuri Kigali News ya 5 ariko wanyaruke kuri Murundi TV bakore subscribe. Nyamuneka mabwiza ukuri ababyirengagije gukana umuntu akuvuga ngo Isaka ngo ndagukunda warwara ukamubura, Isaka n'umufana wawe warwara ukamubura, no kubona akantu gatukuru gakozaho agatoki gusa. Gisekeje nuko amajambo ashobora kuyavuze bwati mukande subscribe kuri YouTube channel ya Murundi TV. Ibyo bintu bikabona abantu 10,000 yego akabona n'abantu 1000 bagenda kubikora. Ariko kandi bikoze nta kintu yahomba. Tukigaruke kuri iyo topic ubona biterwa n'iki? Abantu sese uko tumeze. Abantu batwishamo. Ariko sa abantu gusa. Nanjye nshobora kuza wenda nko kuri YouTube ngasanga koze indirimbo nshasha nziza nkayishimira. Nkayireba nka downloading ariko sinkande kuzagera. Ubwo uzima mu bivuze gutyo ngo abantu mpamvuze ngo gutyo abantu mu kanya gato umuntu ndamuhamagaye nabase ko maze imisi ndwaye ntameze neza nshumi yanjye waje ukankubita akaganiro kabakurikiye Kigali n'iyuzi rwose dire bambuze n'ibiki n'ibikigwe ubushobozi nyine urabona nyine mu rwego rwo kubona kamera bari danje, cameraman bari danje, n'uburwayi bari danje, n'ibibereho urabizi abari danje. Umujyamba ndamurabuye urumva kandi turaturanye hafi yiwanjye komane ngo urabona ngo nago naza ngo nagatiki nta kintu mfite wafashe igitsi cyawe ukamanuka gake gikaza ngumva ngo nare no mu nzu ngo nago nabona kuntu nzi yakoze ibiki yageze ku cyafite izina kandi ngo ni inshuti wowe gica kumenya ariko umuntu yarakoze ibintu byiwe afite izina rya hatari kuyatapfa kuza imbere y'ibintu byabyo byose ibintu byiwe ntabwo nta mafaranga arimo ntiyazi nyene nibyo ndi kukubwira nshaka kumenya ngo ahagaze gute kubyo nyene yabwira ko wamusaba nshaka ko tuganira abwira ngo hoya nibikunda kandi uko kana melody wabonye ujye umushikira ukamusaba ikiganiro ya kigo none biterwa n'urwangano umuntu afite mu mutima we ntacyo ariho nta nicyo yagezeho urumva wenda ishara Imana izamufasha kigereho nicyo yagezeho ni kubera Imana kuri Kigali News baramuzi ufite umutima nko nta kintu wagera zanjye namavuga ariko mu minsi mike muntu ni izina ry'Imana ndabarabura ufite umutima nko nta kintu wagera nzajya ngenda mbavuga nzamera ku rongo mbavuge nese ngiye siyaka nakishakisha urambwira ngo nyishyuze ikiganiro ubundi ibiganiro biragurwa sentive nibaza ishu aka kana nakwishyuye sibitajya akamoto none sentive bazi somaze imisi urwaye niyo sentive barazishura se barakoroze kandi ngo ni inshuti zacu abanyarenge urabazi si inshuti zacu se ni bamwe twiregona izina ry'Imana mu ijunge na inshuti nsigaranye mu bajya bari Murundi ubwo utiyumvishamo ko utari inshuti urabwo n'umwanzi wanjye urona abafite benshi ariko ni babandi nyene baboneka mu byishimo byawe inshuti zanjye n'abafana banjye kimira umuntu wambwiye ko umwaka utaga bakongora iki kamera yanambwiye ko ku munsi mukuru ikibazo ngomba kuzamara ibyumweru 2 n'inkoko n'indi ziritse Imana ikomeze imwagure mu bitekerezo ariko ibintu nk'ibyo ari n'ababivuga ntibabishitse ariko umuntu impamvu yabivuze urumva ariko kugira ngo nomero zawe akagenda we yambwiye ati urumva humura sinona urumva hangana mu misiri imbere impamvu ngubwiye uko bisobanushika nk'abandi banyijeje ibitangaza style kandi bakwita ngo ni inshuti abo akamwe ebana nganiza buri munsi ku munsi ambwate none umunsi unuye jewe ngiza gufasha kamera washe kugikora utuntu twa niki niki canke se kanambwira ati sasa rero ngiye kukuremera ukuntu akaba ari we yanabimbwiye none musavye pe gucyagiye cyagera ugasanga yakubrotse kibazo umuntu ntadena mfitiye kujya mbroka ariko abo bantu muri nago tubakeneye mu buzima bwacu murebe ibiganiro byacu mu bivanemo inyungu mutugire inama natuganirize ariko kumvisha ikintu atagukora icyo udashoboye wikivuga gusa uwo mubyeyi arikamugisha inama urumva muri umubyeyi uri bukasaga najyanye nawe mujyama nashaka kuvugaho umubyeyi yangira inama arambwira ati nkugire inama burya umugabo ari umugabo
uriya muntu uje kumusubiza hagarakuri ikintu wakoze ni sawa cyane ko nanjye ndibuka ko nanjye nakwandika message nawe warabimbwiye ati mwihorere man umusazi nasara nawe ugasara mwese muzamuri abasazi nziza ari umusazi uricecekera ibisazi byo bizagira bituze amenye ko yakoze amakosa ariko nibyo navuze byarangiye rwose namisana amakote bameze neza ariko turacyagerageza gufata bibiliya n'udukote twacu tukajya muri banyahe no muri ya myobo no muri banguka ngutabare twava twakwinywera inzoga ibyo bintu reka Imana iturinde ariko hari ibintu amakosa tujya dukora ariko ndagaruka ubundi abafana banjye icyomba bajere cyo iyo umufana mubazetse uriya muntu nk'uyu mumanuke cyangwa se mumanuke mureke cyangwa mumanuke zambabaza abafana banjye mumanuke mbishyira hanze se mbishyira hanze kuko muri burya ngo habwirwa benshi akumva bene mwari mwabona murundi namuvuzeho nuko se wanavuga ariko nta bibi wavuga nese murundi ni intunga nuko nta kibi cyawe nzi bibi wabikoreze yo kumvuga nuko nta kibi cyawe nzi niyo uvuga ati indwara wari uri Mahama dusuza abantu b'Imahama kandi murundi Imana ikomeze kugiye neza nawe ejo uzabure muri Amerika nyuma ati kana world limit bitikanda mu diaspora mu mutwe nize nashidikanya kwiteka azabikora ari benshi bamaze imyaka 25 hari n'abatwirwara bababaye urumva murundi ubu ngubu bameze neza muri Amerika urumva dusuza mu Mahama na mu nkambi ya Mugera basuhuze ariko muri kijyanye n'inshuti ariko inshuti kuri wowe ni ihe tutaragira muri story za ko murundi tuje kuganira na muntu uza amateka ya murundi nago muza yavukiye buryo yaje mu Rwanda uburyo murundi ubuzima bayemo tuje gusoza mu mwaka tunabarabura byanjye beshi birabacanga ariko reka tubanze tuje ku inshuti nyanshuti kuri wowe murundi inshuti imeze inshuti ni yayindi ubonesha amaso yawe mu gihe uri mu bibazo runaka nawe ubona ko ari ibibazo yego inshuti si yayindi muzahurira mu kabare wishimye inshuti si yayindi muzahurira ariko ufite kwikofi yego inshuti si yayindi muzaba ngo gufata moto duhurira hanga yayindi zakugeraho cyagiye byanze burundu yego yayindi uzahamagara ubwa mbere ati ko muri nakabazo k'5000 akaba agiye kumfunga wayabona akaba yakemera akajya no mu idene kugira ngo niwagufungire cyo kabana baburaye nkabandwe ntacyo bifite bangurije 5 iyo ni inshuti ko nawe wamukorera ngo ariko none wari inshuti yawe ubona musangira ikintu cyose wamuhamagara we nakabazo brongo ngo buretse naje nkuvugishe ntiyongera no gufata yego cyagiye uzaho umeze neza umbwa ati duhurira hanga dusangira akantu ukira kubivuga bayakugezeho vuba mbese inshuti muhurira mu tubari cyangwa mu birori bigiye bitandukanye cyangwa hari icyo ufite mu mufuka wawe wazakenera inshuti ukayibura wayita iki uyitandukanyije n'inshuti bose wamwitwa iki ngo aba ari umugambanye wawe kuko umuntu muzahuzwa n'ibyo ufise bya bindi ufise mu gihe muri ko murabisangira najya gura n'abandi bantu bandi azabwira ngo yamujama ngo yafise ibintu kuntu ko yanangaragura ni gute atari umugambanye uranyibukije hari umuntu wambwiye ngo ese saka manager ajya meka afite umugore n'abana undi aramaze se kubera iki ngo buryo ngabasesagura ngabagira ibiki ikaba bikwibuza ko bafite yarimo arabibwira uwo muntu ati buryo abasesagura kubera iki none se nimba nzi ko mu rugo ibirayi byabonetse urumva amaze ko nyine inzu namwishyuye naguciriye ngo mbere kuvuga ibyo ngibyo umugore n'abana ubanye nabigiye kingana gute kugira ngo umugore w'umugore n'abana b'abana icyo gihe kingana gute 17 riyihiritse none se kano kantu gagiye kubikwibutsa ko bafite nyine ko yahaze yari yarahaze umugore nose reka mwe biza kubona 100,000 kabati siaka bangona iki kiganiro urumva mugira neza gira gute ama 100,000 isiaka mfite tubazo mu rugo niki ahubwo nsiganye tarani cyo gusangira umuceri muri ka free zone mu biryogo kucyago gatima bakagize nuko ari ibintu byose ni ibyisi tukirukanyira ibyisi cyangwa se ngo cyo kuvuga ibitatureba ari umuntu usanga araje ishinga n'ibintu bitamureba kubona naka yishimye atajya kuvuga wari bamujama kakarajya neza ko y'amafaranga ibyo birakureba ko yambaye neza kuko yambaye neza mu diaspora mumeneyemo kuko nta kintu ari gukora ibyo birakureba ibibazo byawe yego abantu nk'abaho cyane kuko ejo bundi nigeze nyine kujya i Burundi sinzi niba barabimenye nabimenya ahubwo umukanya urabido ni ide Burundi wavuye maze icyumweru umuntu araho umunyamakuru yarahamagara arambwira wese ngo ni gute ngo tubesha ngo bagiye i Burundi ngo natangazamakuru nimwe giye i Burundi bakoresha ikiganiro ese nagiye gukora ibiganiro neza cyose ko wagiye i Burundi ari umunyamakuru urumva azanye na Randiri azanye na koresha umwanya aziranye na Isaac TV ko kikirosa atigeze agaragara kuri izo channel ni ngombwa zo kubitangazamakuru agenda ahantu na gahunda imujyanye ayisoza akayisoza yabari niba wajyanye ibyo biganiro urabikora byo byakujyanye kora gahunda zawe undi usunywa simaka ngano bose bamenye ngo bikeye rega n'Imana akubwa ngo niwihishira nanza guhishira ibyakabaho ibyo gakoze urumva akimuse nikazabimenye hari impamvu ari ugiye
ese ushaka no kuba wakujya Burundi umuntu akakubwira ngo murundi ngo mu Rwanda amafaranga ngo murundi ngo wamwe amafaranga kandi ugasanga nawe kugira ngo ubone nakwambutse umupaka Burundi no mu Rwanda ari lahila nkubitana n'abantu mu muhanda ngo bro ngo mane ngo umustar ngo wakintu ko nyine akaza gabifiringa kubwa ngo umustar ibiki n'ibiki ngo mwabanyagiso nandi hose ngo tuba tukubona ugura kanuse nagazi ko ushaka kugenda uri gusinzira mu muhanda je rusa neza bafuko na gihumbo ufite ahubwo baturemeye bo kubera ko kugira ngo wenda tuba wastage tubibyiki tuba twihirinze bya danje fata yo wakarariye ugiye kuyashora muri bya bintu runaka zakubonamo kugira ngo washe kuba kajyazina mwahura ngo ufite ibintu bya danje rero supporting ngo tubigira ivyo bintu murundi tuba turasoza umwaka wa 2023 twinjira muri 2024 hari ibyo twanyuzemo mu bice bigiye bitandukanye hari ibyo twabona byo muri muhanda gusa ngewe no mwaka nimo ndawurangiza ariko ndashima Imana ariko ntago nimo ndawuraza kuko nabiteganyaga buriya inyuma y'ibi bihawe ibyiza yego ishana nizeye ko imbere yanjye ari heza ejo uzakira bikubye uzakira ingwara ukene n'amafaranga bizakora kuko Scoff ejo ndavuze ati uriratana ibi ngo uno mwaka ngo urawushoje ni iki no mwaka arumva wawukuyemo cyakugira akamaro urumva birenze ibyo muri iratana murundi tubwire nizembagamizi no mwaka wahuye nazo ni cye kintu wifuzaga kugeraho utagezeho ese umwaka utaha ishara no utangira neza kana usoza wenda neza ni ibihe wumva utakoze ugomba kuzakora muri no mwaka buriya imbogamizi zo nahuye nazo ni nyinshi cyane ibintu bijanye n'ubuzima kuko ibintu ubuzima nahuyemo nabwo muri no mwaka ni bwinshi cyane kandi bugoye bwantunguraga rero ko bw'inzu yawe inzu ari hanze ifite amateka reka rero duhere kuko ndabyo kuri tariki 13 urumva hari umuntu akwemera amabati zaje twavugaga kwemera amabati akwemera amadirishya iki ndabibuka icyo gihe abanaga na Iren muri bya bibazo byo bidina gutya subiza inyuma ngo gukora mwango inzu yanjye izarangira nyine ateri myako ko Iren arabutera ndagaza abyaye umwana nyina akuyemo agiye muri cyagiye kuba indaya arumva dada tero nako ndagaza hanyuma intego ya mbere wari warihaye niyo kunzu yawe ese waba warabigezeho byagenze rero kuyibona igeze hari yagwaye ngo nkanagereka kumva ariko ntago byakunye sinabwiye se imyaka hano yavuye yewe n'imyaka yuriya mukobwa nta bindi ibyo nateganya kuzageraho imyaka yose ni imyaka ntago nakiheba ngo ntago nabigezeho uyu mwaka niba ntabigezeho ngiye kubigera muri uyu nguyu ugiye gutangira urabyizera ute ko muri no mwaka urangiye wahuye n'ibyerekezo byinshi wenda uranyihangana nk'inshuti yawe turaza burya tuba n'inshuti ariko wagira utwo dutambika murundi muri no mwaka navuga ko wenda ntago wabigezeho nk'uko wabyifuzaga ntabwo wabigezeho nk'uko wabyifuzaga ari byinshi wagiye wifuza bigiye bitandukanye murundi muri no mwaka ngo wihakanye umwana w'umuhungu umwana mwiza wa Oliva ubwo no burenganzira bwawe ko nanjye muri no mwaka banyeretse umwana ngo umwana wanjye nabyaye hanze buretse gatoya banyeretse umwana ngo nabyaye hanze mu byubahiro by'uwo muntu nashaka kuvuga kuko ubwo ibyo biri muri Niba sibyo si ngombwa kubivugaho baranamuzi naye baravuga ati wabyaranye na Oliva umwana w'umuhungu yavuga ati murundi uriya mwana no wawe nganye kana hirya no uriya mwana no wawe kandi uriya mwana murasa ntago washimira Imana ko wagwaye umuhungu nese reka nyine nkomeze no gabiro nyumuntu asa ntondi abantu barasa barasa pe none se wa mwana wanjye fise yagaragaye wabonye waramubonye narabaye mwiza wa wundi kandi nabanje nawe mu bintu bigoye ndabyibuka kandi nanjye waje kwinginga ubwo n'abana babiri ufite kibazo banamubwa kuri mu kiganiro tu fresh musaza wana nari binandi mu ka interview gato ndaje no kuba marinye shajya atanu mbwirwa n'umwana wa kabiri hari umwana mukuru muto hari umukobwa n'umuhungu dukomeze umukobwa no ni wa wundi wa mugore wa mu rugo ariko nabonye nanone byarajemo ibindi byaragoranye cyane ni nanjye wirukanse kuri mama mara na munsi gira genyene sibyo ubu ngubu yaje kugira urundi one yari mu byakujyanye Burundi n'umwana mwajyanye na niyo nari njyanye ndabyibuka none se gute uwo umudade kuravuga kamane Oliva wewe icyo yashakaga ko ari ukwemera ngo yego nta kintu ndi bumusupporting kindi kwemera ngo yego nibyo byananiye se nanize nkora nibyo ngibyo kubana nawe namwe ko kuki utemeye ngo yego nuko nzi nyine ko yego atari yego hari ukuntu ushaka kugira umukunzi ugasanga we n'umwe wo mwabyaranye urumva ahura mu bagabo bagiye batandukanye kuba ati uriya mwana w'abagabo batandatu hari batenda hari wakura kuje hari wareze isi tubaye muri no mugabo hanze nimba ari muri bayita muri Cameroon muri Ghana
yarampamagara ngo ati sya ku mwana nyashyize kuri YouTube so byibuka tujye nakoze interview kuri kwa bantu baraho barugamba ndabyibuka interview iyo message banyandikiye ati abantu bakwitirira ko umwana wawe barakubesha nagari uwawe ubwo nawe nze nongeye ko nubivuze iyo message sinakubwiye nanjye nge ntabwo ngeze mbivuga ariko sinakubwiye nanjye none uzi ikintu gisekeje abantu mwebwe okay wasanga mama w'umwana we arabikubwira umwana wa murundi still arabimbwira uri ageze kwitangazamakuru arabivuze umwana wa murundi kandi ukanya nakwereka message guhera ku mezi 5 yiwe atwite yego kugeza no saha nakwereka message yananyandikira ambwira ngo murundi ndatwite cyese ngo murundi nabyaye cyese ngo murundi ifashe iki zatemera zatu confirm ati murundi yakanyuma mbese muri kukiya mu byangombwa byo kwa muganga bigaragaramo amazina yawe handitsemo ngo iradukunda Marike icyaka nago yenda igano twakagiranye nago ari ibyo ngibyo kakanyuzemo ariko reka tubivuge hari byawe muri no mwaka nyine turashoboye ne byawe muri no mwaka kativuge icyaka kano kanya amazina yawe yose nta mukobwa yazi benshi n'abafananya benshi barayazi cyane kano kanya afite kugenda muri ntuza twite mu kwivuriro kavuga ati jewe umugabo wanjye ntago ari mu Rwanda yaragiye cyo giye kugira ngo bamupime inda bisaba kuba yandikisha amazina y'umugabo tamaze okay yaragiye bagara baramureba bakareba kumwirukana ngo ati okay amazina y'urayazi basa kuri yayida ati yego ahita yatanga yego ejo zaje burana bigahita bikonforema nibyo rero byabaye ariko nyine ntago ari ngombwa mama w'umwana niba umwana ari wanjye komeza underere Imana igompogesha n'umwana ni sa Imana komeza muri cyo kumutunga n'icyo kumureresha ikintu mukundira Oliver ari nyine tu arihagararaho komeza yihagarareho anifasha mu bushobozi ashoboye gusa si ngomba kujya kuvuga ibintu atabwiye giye mwenyewe kujya kubitangaza makuru nayo hose niba kuko ibyo bintu gye mbizi aneriwe cyangwa se azaze abivuge ngo kunuko gusa afite umutima afite kuba wenda yanubaka yagira ibiki n'ibiki akomereza aho ngaho ariko ntago amagambo avuga cyo abantu bavuga nge ntago ndayazi yego sivyo iyo mba ndayazi manara yavuze ko afite umwana mwiza umwana umeze neza nago najya guhakana se ngo ngire ibiki amajambo nawe nabwiwe ntayo nzi nawe ubwe nago yambwiye ntabyo nzi yego ubwo rero agabanyeza aho ngaho okay reka cyo tukivemo abantu bari igoma abantu bari igisenye abantu bari Musanze kwa Nyirangarama nateye indangamuntu yanjye umuntu uzaturagwa indangamuntu yanjye numerangira kuri screen nateye indangamuntu yanjye yanditse amazina yanjye nyine ishyaka ririmo n'indi zina nateye indangamuntu igoma gisenye Musanze vuga amazina yose kirangamuntu zo nitwa Twizere Isaka please niyo mazina data na mama banyise ndangamuntu yanjye narayibuze ejo bajya kwandikisha kwereka ifishi ifishi kwa muganga okay muri tuve muri igitekerezo cya nabo tuzo kuvuga byo kwera iminota igitekerezo cyo kugira ngo ushinge marafiki 25 iveho uyite murundi TV tujye twarabiganira twicaranye ndakigushimira cyo bwati wese ko bakuze kizina rya murundi yego afiki watarize wahinduye gakeke kandi turi kunganje habera imikasi uga nagatekerezo kawe nzi neza ko ari wakamaye byaje gute icyo gitekerezo cyaraje kugira ngo uhindure ubuzima bw'ishuri cyangwa nakoze n'umwana mukobwa bati murundi yaranyirukanye mu buzima bw'ishuri arukundi kuntu byaje igitekerezo cyaje kugira ngo noneho wisange muri filimi noneho y'uruherekane filimi nziza cyane bajya no kuri murundi TV bajya kuyireba boro cyatangiye niyo bone ibintu nakundaga cyane je nkiri Burundi hose nakunda kujya mu dutimu twaba petitwa ngo bagasore i Burundi barabazi bamuzi gasore yaje ni natura no umeze nk'ubuteatere hano hose numva byari boro nakundaga ubwo nza mu Rwanda ntatangiye kugaragara mu YouTube ariko na boro nyene nakunda gukora hato na hato ndibuka ko nageze mu Rwanda mba mu nkambi nk'umwaka mba yongera gukorera Butare ndakora nk'imyaka 2 ngaruka kejeri none nzi Kigali kigenda ndahasoringa yagucya nihuza n'abapeti banje babashuti banje barundi basabiti basabiti ntabwo yarari akaje hari abapeti uwitwa ngo Arsene abare bakanje bona waduhuje byo bundi hari kera umunsi hari kera noneho ndabyuka 2 hafi na 13 turihuza ndavuga ati dukuza hagati mu kunuko twakora ibintu byagenda neza nubwo hari abantu kubande ko badusakuriza urikumva ndavuga baturetse ndavuga ati ibintu byagenda neza tujya duterateranye duceri dushuti bishobokana n'abandi dushuti bitangira YouTube cyane twisanye turi kumwe n'abajama twitwa ngo marafiki irakekeza iki magana 50 ndabizi marafiki ko n'abashuti barabashuti reko nabo ariko bamwe babe wanafi barabashuti none bajya ngo abantu barabaca intege ngo ibintu ntago ari sawa ngo ibintu nk'uko murashoramwo ibintu muri gushoramo amafaranga karapfu usanga umwanya nibiki nabwo ati bro nta muntu ujye ukora ngo bite bikunda ngo bizabageza bazagwaza ni gara biheba abihevye cyane nyingo ibiyange nkajya nemera giye umburara nkanabwirwa nka shooting ndagwaza biranka nibwo nihuje n'abakiramani giye Imana turahuza turakorana mu buzima butoroshe
mu guhura na bakiramani abona saza muri timu bakiramani bitwa ngo bajuma nabandi bose nandi bakobwa baraho benshi bakoko bande arambwa ati sasa ko nabonye ufite nayo YouTube kana tuyikoreho dukore hose tuhakora tugusharinge mbese nibwo nawe nk'umusaza waje udusura ahantu uri muri interview ndavyibuka Nyamirambo sha gushutinga tw'utuboro ni kaganga namumenye bwa mbere hara hejuru arambwa ati umusaza nawe nyura umurundi kunuko mfite kuba nagiye igitekerezo nongeraho ku bintu bya kugira ngo bikomeze bikore icyo kintu ndacyakibuka urumva ko nta nakibagiwe kandi hashize imyaka myinshi ndakomeza ndagwaza kwa kiramani ubwo byaranze ndavayo njya kwa nyaxo urumva ndi gutera intambwe sindi gutera reverse urimo uratera imbere kubera ubunyezi nama murambwe ati uriya murundi byabaye murundi kuri gite murundi shiraho murundi nkuko ari ryo zina nitwa mu bintu byose kwa nyaxo ubwo ndakomeza ndahasura ngo niho ino sahandi ni YouTube murundi nibwo ikitwa YouTube ubu tuvugana yemerewe kuba yahembwa yemerewe kuba yabona buri kimwe cyose ariko nyine ubwo urumva ibintu bibazo bihari ni bimwe kugira ngo projet iboneke yo gushiraho birasaba amakamera birasaba iki n'ibiki byo cyagera na kino kiganiro tuza gushyira nomero zabwo amakuru ya murundi mutamushe mu kiganiro mwamuvugisha muhamagara so kiramani waguhamagaye cyangwa ni kwa kundi utigita umustar buri yabango icyo ushaka uragiharanira sivyo kano kanya hari umuntu ushobora guhamagara ngo no interview akigira wada ni benshi kandi hari abantu bamurenze oya munyiro musuze reka gusuza nyine ndikubwira kandi hari abantu bamurenze uwo muntu bakwinginga ati siyaka nkoresha interview kanzamura sivyo ubwo rero navyo niko bimeze je namwe yamagana avuga ati meze uko nuko yaranyumvishije nawe ko nawe yasanga ari bwo gitangira nta muntu wari umuzi baramuzi muri nyaxo nyine bisanzwe dusa nkaho twatangire rimwe dutangira ndibuka ko nyagisore wazamuye kiramani bajye banabimenye yamuzamuye video ya mbere twakinanye kiramani nawe ubwo yaratangiye kuri ibintu byiye gugite cyane bayitwa ngumvumvye mukuru iyo twakoranye dukora yo bitwa majoro harimo na dance nabandi dukora kuri X-Nation ibintu byinshi cyane urumva byabaye ibintu bigoye cyane nino saha tukaba tugeze tugeze kwa nyagiso ubwo umusamara nandi ndamushimira cyane umusamara nyagiso gose ndamukura ingofero umusamara nyagiso ndamukura ingofero kuva kwa kiramani nawe ariko bro ntago nakuvuga nabi waramfashije ariko ngo ntago yakubana mu kiganiro tugwe na radio promoter mu Rwanda narabivuze warabivuze ko atakubaniye ndiri mu kiganiro yankoresheje cyazira kwikunda bro niba kano kanya ariko no muri kateye twihinganye turi zero man wagafata ukigira ibuka mu mwihinganye zero mujama abapeti bose twaritegera man tukajya mu ishamba gushutinga tukirirwa mu twanabwirirwa tukigwira indazi na ji sibyo umuniga hageraho bitangira gufata kandi YouTube channel ya ifungura kiramani y'impaye twese twari kumwe nka team tangira shayi bolo za mbere ngo kubita abastari kugira ibiki turi kumwe twese rero tangira gufata tutegeza ko yazakibwiriza muri abapeti basajya abamenyana na dukeya twa buri kwezi twanari ko birakunda nibwo buri mupeti wese yagiye yafatize kiramani ko gutajya ahamagara banuza na mitsutsu bya twarakoranaga ndamwibuka kiri umumotari hano ruguru muri Kivugi hageze hajya ava Kibungo aje gushutinga kongera gasubira Kibungo waba ari mu mutara icyo gihe yavaga Kibungo ashakize iminsi atataye kuba motari ashize iminsi bizamo gusa hano kiramani yataje gukorera brandi nibwo namwemeye ko nabari mu content creator mwiza azana ziraboro z'abastar ngo bari sudi batijara kabendera nawe urimo arimo risudi atari kumusupportinga kuko niba bavuze ati tugiye kubita isiyaka kandi isiyaka afite abafana karagusetso tuga posting YouTube hita imenyekana cyane igitekerezo kizima ari musaza yazanye sivyo nibyo byatumye kiramani y'impaye bakiramani y'impaye ntago rero namujudginga aho nabwo naramusuzukura yaramfashije ariko nanone yakoze akantu ko kwikunda abapeti basa nkaho hari ibintu bakoranye ntago yongeye kubibuka nyagisa umufata ute muri mitsutsu ndetse na kiramani na nsaba ariko nsabe we n'umwana w'ejo bundi we ntago twanamuvugaho n'abamitsutsu n'abana b'ejo bundi katwivuge kuri Regisi tunivugire kuri kiramani wamuvuzeho na nyagiso mufata no muvandimwe umuntu twahura kibuka ko twihiringanya akambwira ati murundi wagwakana agwe nakandi bazashutse cyane ni mu misoso mane komeza mane imuteze imbere abo nibo tuba dushaka rero mu buzima tudakeneye abantu batwemera ese muri uranyemera unanze ugira Kigali ukodesha ubwo nabanyifite na kamera y'ukodesha kubera iki ubwo nanyifite nariremye se none se ubundi wariremye rukumva nyagiso wewe no muvandimwe nyagiso nawe twahuye namuganije nkuko arambwa ati ngwino ko niwe muntu kano kana nagiye kinini tumaranye nk'umwaka aka mwaka ni munini tumaranye umwaka n'igihe kinini burumva twarakoze ubwo urumva uko aho bigeze ni wa muntu kwezi gushize avuga ati Musa muze twicaye tunywa gafanta YouTube na bintu bya danje tanga ko tunywa gafanta duserebure aho kana kubaza ati se inzira burahanga
iyi nzu ni 30 ntabwo ngo ndabura 10 ayifite ngari nyime abo nibo dukeneye ntarifite abo nibo dukeneye rero ndamushimira cyane umusamariya muri umusamariya yego mwese muri aka kanya wajyanye umwana Burundi igitekerezo gufata umwana wawe ndabibi kucyo waramamagaye ati Burundi ntago ameze neza twa twanabiganiriye mu kiganiro nanjye nagiye ntameze fresh ndabyibuka umeze nabi ndabyibuka umeze nabi ariko igitekerezo gufata umwana wawe ngo muvane hano mujyane kwa mama niho hamujyanye badukukiye banabimenye cyaje gute twihutishije abantu banjye abakunzi banjye abarundi n'abantu hose bari muri Amerika na za Oman banganiza buri munsi bambwira ati we kuri umusore ufise ko wakora kimwe cyangwa se kindi ukagera ahantu ugera basi niba byakunda gerageza umwana umutware kwa mama wawe uzajye ukora buri kwezi uvuga ati nzajya shaka niba ari 2020 wohereza umwana Burundi bamufasha bamwitaho we nawe uze guhiga noneho ureke ibyo bakobwa n'ibiki n'ibiki nabumviye abo bantu ngerageza nshaka ati ndagirayo umwana ari Burundi muri gupambana no kuvuga ngo buri kwezi mbonye amadolari 10 nzajya ndungika bagira kanwa mugura nanjye ubu ngomba ndi guhasoringa ayo madolari ariko uzajya muhara uko YouTube yahembye kandi nabo ko nta inzu urimo ko nta no kwishyura inzara nyine uzabihuza gute ahubwo numvaga ko mu Rwanda umwana mwabana urumva ahubwo ukibuye mu gisage ariko nanone kurera tatizi hari uriya umwana muto wose umwana wasiga mu nzu biraragwa sinabona umushake n'umukozi amafaranga y'umukozi wafumye yohereza mu cyecuru kamugati gutya kubana nawe rero nirwa mu nzu mana no kubona igihumbi cyo kurya byari danje kandi umwana akeneye kunywa amata n'ibiki n'ibiki urumva byari ibintu bigoye cyane ariko ubu ngubu ikintu cyose ndihiringa kabisa ndaho ndi jyenyene nabura nabwirwa nawe amenya ngo bimeze bite sivyo hano wambaza ngo ibiki n'ibiki nababandi mwankekeraho bankekeraho ntabwo ndi kumwe nabo ndi wa muntu uri guhiga kabisa ikintu cyose ndagikora aka kanya uri wenyine muri wawe cyane jyenyene wallahi ubu ngubu ikintu cyose ndagikora kabisa murundi uramutse reka noneho tugire icyo tuvuge bapfana bacu mwakorangiye hari byo mwemere murundi we mutakoze agusa mwaramusengeye ubuzima bwa murundi bwarahindutse murundi ameze neza ntabwo ari wa murundi muzi ariko nyamuna gukodesha Kigali ni ibintu bikomeye cyane bana mutara n'inkunga ariko twinjiye mu mwaka mucyo tunameze neza abana singiye kumera nk'umujama nawe twaje skizo ajya akora ibiganiro ngo bakunzi banyu ngo ndabizi murankunda kandi mwankurikiranye gusa ngo umuntu nazango nimuzahore mukunda kwingingo umukande soswe bucaye ngo mubireke ikora ko ravuga wallahi cyangwa babe nabi ako amagani nta kuntu umuntu yaba ari inshuti yange reka ko na subscribers ariko murureba mfite followers 1064 ubwo si inshuti zanjye ariko asanga umuntu kure kiganiro kirangizwa asanga ari ibintu kandi mfite akamaro ifatika wamuhani ibintu nawe azakora mu gitekerezo kizima kuko amagambo tuganiriye ntabwo ahora nk'amagambo 3 akuramo akagira ikigwa nawe akazakigendera sivyo aba umutumi gutumiwe kano kanya wowe ntabwo azabura amagambo azakora wenda nk'ikibazo umutumi gahuye nacyo akakigaza bikazatuma icyo kibazo yakinda atahura nacyo rero gufata uwo mwanya ngara iyo story bikagorana kandi izindi zo bakazireba ku bantu batigeza basanga ngo ndeba yego bagiye badusupportinga mu fasha tubasavye natwe bazadusaba ubufasha tubafasha natwe tubafasha muri kucyo abantu bakunda ibintu kureba ibintu by'abantu babeshya Mari prank zimwe muri hano hanze ko bisanga umuntu yazirebye n'ibiki n'ibiki kwece abantu basigaye bakunda abantu babeshya n'ubwa mbere wonye umuntu ushobora kubwira ati sasa rero genda shonje abarura 2,200 byo kujya akabikwiyemo ati habe n'ijana haza umutubuza akabwira ati jewe uri kumva yego kano gacupura kajegeza nkuko hano mabuye arimo usanga hindutse zahabu urama vasi 1,100 wite ubikora amafaranga cyangwa muri komva karare ngo shango yambeshe ngo ndajegeza umunyamakuru ngo uzankorera ubuvugizi ajaje nase ribona aje kwitabaza we muvugire umukoro ubuvugizi wamusavye 2,000 byo kugiye kubura arabikwima ako jaje najya ribonye ryo bamutoboriye ubwo rero abantu nkabo ngabo rwose bajyamenya ko umuntu ari umuntu akwituye mufashe ejo uzamukenera ejo azagoha ibitekerezo by'ubuzima nawe ariko reka by the way burya nkunda gushima ntabwo nza kumuvuga mu izina kubera ko ngajya bikonda umuntu amashusho mukomeze kubona yose bino biganiro ni umuntu na aswa murabona ariko reka namurabona umuntu washutinze nkabinzo icyiza reka tuzakivuge yaranansuye mu rugo please yaransuye mu rugo ndwaye fisa akomeza kumfasha kumama video Buriya nanjye naje kubona ko internet niye ari different n'abandi bose cyane amashusho yose niyo yakurikirana kwa uploading niwo bimfashamo iyo nizo nshuti dukeneye naga focusinga ku mafaranga cyane kandi naga focusinga ku mafaranga cyane uranayabona ukunda amafaranga cyane siko kuyabona umusaza nimubwiye ati service uku nuko akayigufasha cyaje ubonye kirakagifatika naho ndi muntu wagiha ugiye wa undi ukenera kwikoraho akagufasha izo mpamvu bagomba kwiberaho neza abantu nkabo ngabo wallahi muntu njyama magasa 11 n'ice za mu gitondo abatisa ufite agatege ndagafite ufite agatege wawe n'abatumirwa se bagufasha arumva nze ngu shooting ibiganiro ushaka nabati nubone kumubwira
imana ibirimo wangana wa muntu ati imana ibirimo, Imana imuhe umugisha, Imana imwongereze kamera, amina, kamera ibyibuhe ikure, izamuye maki 6 ni ufite kamera igurumbi 300 ejo ukagira ya miliyoni, niko kubyibuha, ejo nava kuri miliyoni ukajya kuri miliyoni 5, nuko rero burya akambwiza muri ineza ni ikintu ubundi uvukana mutima wawe, ni kawaida. Oya ni familia, ni byo mu familia. Imana yaranansuye mu rugo bayidawe, Imana imworohereza, usanga afite amayinjari utamenye ibyo ari byo. Imitima mitindise nibaho ku bantu. Muri timo turasoza ngo tubwire icyo wifuza uno mwaka kitakugendekeye neza, umwaka utaha ishaba niki wifuza, ati iki kinyagasani ndacyifuza rwose. Nuko nyine wende ibintu nahuriyemo nabyo bibi mu uno mwaka, ukumva kawaida Imana izindinde uno mwaka nza gutangire fresh, ibyo natekereza kubona muri uyu nguyu ntabonye ubu ngubu tugiye kuzamo, wenda byo wowe bizaboneke kabisa. Nanjye ndisiri gukora cyane, sibyo gukora cyane ibyo ntabonye, kura kudakora cyane, uyu nguyu ndisiri gukora cyane nkabibona, nifashishije n'abakunzi bacu yego ku munga zabo za buri munsi badufasha ku buryo bw'amafaranga cyese ku buryo bw'inama batugira n'ibitekerezo n'amasengesho, ibitekerezo amasengesho ku buryo bw'amafaranga, ku buryo bw'inama, ibyo bintu byose kishoboye kimwe muri byo kitugire kidufashemo, ubundi ejo natwe tuzafashe ntuza abawe. Yego erega no munsi ntungira neza, urumva ngiye sujya wenda suzagira ngo kubaho Imana ikaguhamagara ko turabagenza, ariko abantu uzabusize umugore wawe famille zawe nanjye ningira icyo mbona nzabibuka. Ngira jambo banga umuntu uri mugari, ujye umuntu uri mugari ntago bavuze umuntu wewe nyene, babandi amashami yawe ni amashami yashubutse yawe najyo rizagira rigwe kuri isi yako usange rigwe kujya isi yaka amashami abane neza bivanye n'uburyo nawe wabanije neza. Muno turisoreje numena murundi kuri screen, ukeneye kumugira inama, ukeneye kujyana muri filimi ze, ariko muri reka soreza ku kintu reka cameraman d'umunota umwe, bari abakeni baza muri filimi zawe urabishyura wahembera ukwezi bimeze bitara, umuntu ushaka kuba atindajya muri filimi ya murundi wenda nje mworera ubuntu, ariko murundi amagatike kaye nta gatike ufite cyane bitubwiye ibyo bintu. Okay, ni ibintu buri muntu uzi ikintu ashaka agomba kumenya mbere yo kubibaza, kubera ko kawaida buri avango icyo ushaka amata yanga amatagira icyo ushaka amata gura itabi sivyo. Niba wowe wifuza ikintu kugira ngo ukigero bizanze kurusheho, nagusobanura uburyo nageze mu abanyagisoma kira mani naritegeranga naburara, sivyo nariko ndubaka mu rundi uno munsi, icyo gihe ndi guteganya naburara nubaka mu rundi uno munsi ubundi uno munsi. Nawe rero niba uvuga ngo ushaka kujya gukina film bajye bakinyenyenesha bose, please reka ngwize ukuri, nta numwe nishura, nta numwe nanategera, ahubwo bwabo baranamfasha kuko barazi ko nta kamera mfite, baranamfasha ku bushobozi bashoboye, tukishura cameraman tukagodesha kamera, iyo babishoboye baramfasha, sivyo baraza bari kubaka izina ryawe ejo habo, sivyo jewe nanjye ndi kubaka ko mfite nandi ndi kubakira harenze ahabo. Ubwo rero weda izina ashaka ko nkura handi ndariza ni wanjye nkarifasha kuzamura abantu banjye. Ubwo rero ni karibu bazana bifuza ko mbafasha, kubafasha no kubagaragaza, nako kubafasha nk'akazi, mbese bari nko mu ishuri, sivyo ahubwo baza n'amafaranga ujye bigisha script uyafite no gufashanya, ufite n'igitekerezo muri filimi zawe azemo, utayafite uze ndaguha role acting, wewe ubwawe nubona ko icyo kintu gikeneye uzakora ikintu neza tuguhaye acting neza, abantu ukunda go cyakiraka ntago ikiraka gihe uzaba ukiguhaye, uzajyabwa n'abandi ko bakubonye kugira iki kuzi gukina neza, gukora ibintu byitayeho nuko bimeze nta mafaranga bamwe. Okay, muno nitwagushimira mu kiganiro ha Kigali News 25, umwaka mushya ku nshuti n'abavandimwe, umwaka mushya ku bafana bacu, umwaka mushya muhire ku batuye ibice bigiye bitandukanye. Muri turagushimiye munyaruke kuri Murundi TV, mukore subscribe kuri Dom TV, mukore subscribe ni Kigali News 25 Dom TV. Dom kutayivuganiza ngo yumva ariko nari Dom TV Dom kwa Fisi TV Dom TV ni Dom TV nagari Fisi TV iyo rya Fisi TV niyo mwita aje ni Dom TV subscribe Dom TV ni Dom Domito official TV andika Domito official TV je ni mungatinye kamera je nayibonye mu Kinyarwanda, je ni mukatinye kamera nayibonye Domito official TV Domito official TV ni i je ni u don ndayo dana o Domito official ukora subscribe asa bibatwaye iki ntago mushaka tuzaba bakira nishingiye cano none ngo saka ngo barayijyanye ngo barayibye ngo baramwinuka bamuye akazi bamenye ibya bamaze kwisakira ibereka ko nibe bigaragara neza nituka niziri kwemera ariko wayibonye munyarukiro munya muri community yanyu mureta muyibonamo kuri subscribe muri ndi wakoze mwakoze namwe Imana ikomeze ibarinde.